The Zoom TV 24. Hello guys, nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye nkuko mundeba ndi mu rugendo rukomeye cyane aho ngiye gusura couple y'abanyamakuru. Abanyamakuru babiri, umukobwa n'umuhungu, n'umugabo n'umugore nyine barabana ariko bakaba ari abantu bazwiho kuryoshya urukundo nyine. Batuye haruguru hariya twaba turi Kimihurura kubahazi. Aha twageze ni mu rugo iwabo. Yes, nko mubibona rero tukaba twaje gusura couple yacu. Ni couple iba yishimye cyane, ni abantu kabisa baba bishimanye, ubona ko bahora bakira abasore nyine n'abakobwa. Ni couple imaze igihe ariko urabona ko ari couple nziza cyane. Uyu munsi turaje kugira ngo batuganirize, batubwire byinshi ku rukundo rwabo. Ni abantu bajya banahekana, abantu benshi barabibona, ubwo mukaye n'abararamuheka, ibintu bigende neza cyane. Nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Pajo, umeze neza? Twabasuye rero. Ni karibu cyane. Mujya muhekana di, twajyaga tubibona muhekana kera. Na n'ubu muracyahekana? Ntabwo byashira. Mukubita umugongo rero nka mbere niba mutaratubeshyaga. Bya bintu ni byiza cyane. Wow kabisa. Gusa mu mugongo wamushyiramo urabona ko rwose ni couple. Ariko this uziko mugihekana nka mbere kweri. Wow. Ariko this mariko muracyateretana cyangwa? Jojo, mezutese? Waratese? Pajo cyaguheka. Pajo imbaraga urazibona zo kwirirwa uhetse Jojo? Ako dusigaye twitwa Pajo family. Pajo family. N'abana bacu n'umuryango wa Pajo family. N'umuryango wa Pajo family. Muraza kutuganiza rero ku by'urukundo rwanyu, na n'ubu turacyabona rukira ubutamu, ruracyaryoshye cyane. Kudutungurije kureba iby'urukundo rwacu. Neza cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati ba bantu twabonye bashyingirwa bigezeye. The Zoom TV 24. Yes, reka dutangire. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Turakanda subscribe n'akamenyetso k'umutuku. Subscribe kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse. Tukanda niyo nzogera itiza kugira ngo video tayari zikugeraho mu buryo bwa notification. Nkuko mubibona imbere ndi kumwe ni couple nziza cyane. Ngira ngo abantu benshi si ubwa mbere muyibonye, twigeze kuyibona yenda gushyingirwa. Abantu benshi mukomeza kuvuga atari ko ba bantu bagiye he. Turi mu nzu nziza nkuko muyibona, iratatse. Love I love you. N'ahantu begamiye, niba muri kubireba neza cyane, begamiye muri I love you, ubwo begamiye urukundo. Tubahe ikaze rero abadukurikiye, hanyuma namwe muduhe ikaze mu rugo rwanyu. Turi kumwe na Pajo. Abantu benshi bakumenyeye nka Pajo, niwe mutware w'urugo ariko muraduhe ikaze nyine. Tubahe ikaze The Zoom TV. Nasheri wawe abantu benshi bakeneye kumva kuntu avuga. Ikaze. Okay. Hanyuma hano turi ni hehe, ni kwande nande? Hano ni kwa Pajojo. Pajojo. Ubwo no kuvuga Pajo na Jojo. Pajo na Jojo mumaze igihe kitari gito mubanye. Hajye ubu ni imyaka ingahe? Umwaka uri hafi. Urukundo rumeze utese? Urukundo rumeze neza. Ari mugenzi wanjye ukoreye ikinyamakuru nawe cyo kuri online, akunda kubaza abashakanye ati ijoro rya mbere byagenze gute? Nkumva ni ikibazo gitunguranye cyane. Namwe cyabatungura? Oya, ntabwo cyadutungura. Ijoro rya mbere ryari rimeze gute? Byari ibitangaza.
yego hanyuma baratubwira ko ijoro rya mbere ryari ibitangaza cyangwa se bwa mbere byari ibitangaza turaza kubimenya uyu munsi rero kiba tituzanye nta bindi na gace twahisemo ko kugira ngo tujye tuganira n'abashakanye tujye tuganira n'abakundana badusangize inzira yabo y'urukundo love story yabo batwinspire n'abatarashaka ari abantu bagira imyaka 35 batarashaka 40 50 bavuga ati gushaka ni bibi abandi bavuga ati urukundo rurababaza hari n'abari mu rukundo bakavuga ati yewe ni byiza cyane natwe muzatugereho nibyo byatuzanye turagira ngo rero Pajo mutubwire rwose ukuntu mwakundanye natwe twizihirwe no kubimenya ubundi ninde wakunze undi bwa mbere birumvikana nijye wamukunze naramukunze ako nyine byari bigoranye urumva twarakoranaga ndi producer muri studio nawe ari marketing urumva kumubwira ngo ndagukunda ntago yabyiyumvishaga ntago nyine yabyumvise nyine nawe urabizi abantu baba bakorana yumvaga ari brag Jojo arakubwira ati rero ndagukunda turagira ngo ni ikiganiro dufatanya twese nyine twiterere story kwa akunda abantu bakundanye nyine Pajo aravuga ati njye nari producer ari marketing ati ndagukunda byaje gute ubundi waje kubyemera gute byafashe igihe kingana iki kugira ngo ubyemere ntago nabyibuka neza ariko urabona iyo abantu bakorana baba ari brother na sister uvuga bimbwira numvaga ari joking bisanzwe ubundi wenda kugira ngo umuntu abyumve neza iyo wigana n'umunyeshuri kugira ngo aguterete biba bihabanye cyane kugira ngo bishoboke kuko umufata nka brother nyine ubona ari umuntu usanzwe uri aho ngaho muri ku kigero kimwe urukundo rero akubwiye ati ubundi byaje kwemera gute ko numva habayemo kubanza kubipinga mu gake tubanza duhereho niki cyatumye ubundi wemera ukavuga ati bya bintu uzi ko atari imikino ubundi rero mu urukundo rurihangana ntirucika intege so iyo umuntu agukunda ntacike intege akaguma bivuga agakora action zibyerekana byanze bikunze ugeraho ukabona koko agukunda habo byumvikane ko ari utuntu yagiye akora ukavuga ati rwa rukundo rurimo umuriro cyane kandi kurikije igihe yabimbwiye n'imyaka yashize kugira ngo dukundane byari byo nyine wabonaga ari byo cyane kuko yaragumye arahatiza ni ukuvuga ngo ntabwo yakubwiye ngo dukundane mu kwezi kumwe uhita ubyemera byafashe imyaka turaza kubigeraho Pajo umukobwa ashobora kuba yarakugoye imbere akiri umukobwa tubwire yari inzira ikomeye ubundi muri iyi si nta kintu umuntu ageraho kitamugoye umuntu wese kugira ngo agere ku kintu cyiza nuko kimuvuna kandi kikamugora nibwo avuga ati ndatsinze nyine n'ubutsinzi hanyuma Joseline n'umukobwa yari umukobwa mbere ubu ni madamu wawe muri miliyoni 1,000 nkunda no gukurikirana poste zawe uvuga ko nta n'umugore umuruta kandi nako bimeze muri miliyoni na miliyari z'abantu bari ku isi niki cyatumye muhitamo kugezana n'uyu munsi ukaba uvuga ati ni umugore wanjye koko nishimira kandi nkunda icya mbere cyatumye muhitamo nuko namukunze kandi nawe akankunda akanyemerera urukundo tukaba dukundana nicyo kintu cy'ingenzi aho ibindi byo biba ari ibisanzwe ako buriya abantu bakundana bagashyira hamwe bakumva ibintu kimwe mugahuza nicyo kintu kiba ari icy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi kuri Joseline Pajo yaraje arakarimbo k'abahanzi abantu bajye baririmba muri ino minsi ngo hari udusore tw'amafuti we ntiwigeze wenda umubona nk'agasore k'amafuti kurya avuga ati we nagiye kunyereza hanyuma nawe utubwire niki cyatumye ku buryo uvuga ati Pajo akomeje kuntitiriza ndabona koko afite urukundo ariko ngendeye kuri ABCD nibizatuma koko tunabana nk'uko yabyifuje ubundi buri muntu agira principe ubwo nanjye hari izo ngenderaho cyangwa nagenderagaho nkiri umukobwa kugira ngo mbone umuhungu wenda tuzabana ubundi
urabona iyo umuntu akiri umwana akiri umukobwa atari umwana nyine hasi nyine ukiri segonderi ureba ukavuga ati ngewe ndashaka umuhungu w'ibogare muremure useka neza ufite imodoka ufite ibituza iki ufite mura urumva ariko uko umuntu agenda akura niko agenda amenya yiyungura ubwenge ubumenyi ni ukuvuga nkiri high school nuko natekerezaga ngira ngo n'aba ex banye nuko bari bameze abo twakundanaga nuko niko bari bameze ariko maze gukura naje kugenda ngira experience ndeba stories z'abandi bantu bubatse abari mu rukundo inshuti zanjye muri izo stories zabo niho nungukiyemo ubumenyi nsanga ibyo twibwira ntago ariko biba bimeze bituza iki face nyine physically ko umuntu agaragara n'amafaranga ntago ari byo byubaka ntago ari byo byubaka so impamvu rero nahisemo Pajo ubundi nari mfite zo kuzashaka umuhungu first cyambere unkunda akanyubaha niyo yari target yanjye so nasanze rero Pajo bifite kuko numvaga ko umuntu uzankunda akanyubaha tukuzuzanya tukabyumva kimwe nitujya no kubaka urugo tuzarwubaka tugasiga ibindi nyine apana kubaka urugo after 1 year mukaba muratandukanye hanyuma turajya kuri za story rero mu rukundo twivugira story zisanzwe mwarakoranaga ubwo gukorana no gukundana buriya ntibyabangamiranaga akazi tumuduhe experience cyagendaga gute mwajyaga mufata akanya mukajya gusohoka ibintu bya bindi ngo bibagarira urukundo tubwire Pajo gusohoka ahubwo biruzuzanya no kuvuga iyo mukorana bisanzwe wenda ari producer ndari marketing kandi noneho bikaba byiza iyo business ari iyanyu mudakorera abandi nyine ari iyanyu bita biba nka partnership ahubwo mugakorana mukabisigasira hanyuma ibyo kubagarira nyine n'ubundi mwasohoka kimwe nuko mutanakorana aho ngaho mwajya musohoka n'ubundi Pajo byagendaga gute ntabwo wamurebaga nyine bagati n'umugore wanjye nkurikije kunani no ku marketing ibintu byanyu wenda sinzi niba nyuma yaho aziye mbere wenda uko wakoraga utamufite harakiyongeyeho cyangwa se warabireberaga mu ndorerwamo yuko ari umugore wakavuga ati okay nibwo atakoze wenda ariko ndabona ibintu bimeze neza gukorana n'umuntu muzabana biba byoroshye ubundi kumushyiraho igitsure mu gihe atakoze neza tubwire byahise bihinduka byahise bihinduka tumaze gukundana twumva twese urukundo tumaze kwiyumvanamo byarahindutse nyine business tuyifata nk'aho ari iyacu twese tuyifata nk'aho ari iyacu twese kuko icyo gihe n'umusaruro wariyongereye kuko nawe urabizi kugira ngo ugere ku ntera yo gukora ubukwe ni ibintu bikomeye twarakoze cyane kandi dufatanyije twarakoze cyane ibintu byose dutekereje tugahita tubishyira mu bikorwa urumva no gushaka amasoko biriyongera akazi kagenda neza cyane rwose twakoraga nk'abikorera hanyuma Pajo kuba atakuzi warabyibushye cyane ariko warabyibushye cyane rwose urabona akaboko karabaye akaboko ibanga nirihe ni urugo gusa cyangwa harimo ni guterura ibyuma oya ibanga nyine ibanga ni ukuba ufite umuntu ukwitaho nawe iyo ufite umuntu ukwitaho ntabwo aba ari kimwe nk'uko wabaga uri aho ngaho gusa nta muntu ukwitayeho cyose uyu mugabo umuhereza ibiki ko mbona yabyibushye cyane umutima mwiza ni imitoma imitoma niyo imubyibushije bingana kuriya ni ibyishimo bimubyibushya burari icyo yabuze yabonye hanyuma rero ubwo twavuze kuri fiançailles gato ntabwo twigeze tuvuga yaragupropoje atera ivi hari ibintu nyine ngo biba bigezweho iyo story yose muri tubwire wateye ivi byagenze gute waye mwambikiye mu rugo nakubwire sheri uri kubaza njye cyangwa uri kubaza sheri ndi kubaza mwese yateye ivi byari bimeze gute byari sawa byari sawa cyane Pajo
byari sawa kuko ari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ari kuri Saint Valentin karaga surprise nari namukoreye nk'umuntu dukundana ubwo rumva nyine naho ko byari bimeze yari surprise umutereye ifi amubwiye ati utimere arabyemera arabyemera wari ufite icyizere ko atabyanga kuko hari igihe muba mukundana n'abakobwa nagiye mbibona niba atari imikino hari ibyo njya mbona ngo byapfuye burya umuntu yaza gutera ivi bakaryanga buriya nuko nyine abariteye nyine batarigeze bakundana ako buriya umuntu mukundana ikintu wamukorera cyose kiramushimisha kubera ko mukundana urumva rero hari ariko kenshi cyane biterwa n'ababa batendeka hari nk'umukobwa ubutendeka afite nk'abasore batanu abwira ndagukunda urumva ariko wenda harimo umwe akunda cyane kurusha babandi ahubwo bakunda kubera impamvu runaka cyangwa icyo abakuraho urumva rero nk'uwo nguwo yaje agatera ivi yarazi ko bamukunda akabona impeta barayimujugunyiye abaraburisha hanyuma mu rukundo nyine biba ari urukundo nta bintu by'intambara byinshi dushyiramo ahubwo turivugira ngo hano mu rugo iwanyu abantu bari kuhabona ukuntu hameze nta hantu nyine umuntu areba akabona hari urukundo ni ibiki biryoshye urukundo rwanyu hano ku buryo umuntu avuga ati yewe abantu batatse n'intebe tubwire Jose ni ibiki biryoshye urukundo rwanyu hano ko tubona hameze neza biryoshye urukundo kari byinshi na buriya rero iyo uvuze ngo ibiryoshye urukundo nyine n'urukundo ibiryoshye urukundo rwacu nyine n'urukundo urukundo nirwo ruryoshye urukundo nyine naho gutaka nyine ni rwa rukundo Pajo ni iki buriya gituma mu gihe abatari hano banza uduyeshushe ubundi turabizi arakora hari igihe abakesha bari ku kazi ubwo yatarahabwa bimeze ute ndi hano njyenyine urabyumva nyine mba ndi bored aya tubwire ko hari igihe Pajo akunda kuguhamagara cyane dukunda kugendana nkana ari guhamagara cyane ukabona ni nk'umuntu bagiteretana ako kanya ariko n'ubundi abantu niko byagakwiye kugenda nimba ushatse umugore cyangwa ushatse umugabo mugashakana mukundana sinzi impamvu n'ubundi mubana bikagenda bishira sinzi ikibitera akumva ko iyo mubanye byagakwiye kwiyongera cyane kuko muba mwabaye umwe murushaho kumenyana cyane rero rwa rukundo rwagakwiye kuzamuka ahubwo rukabarenga mu gasara Pajo na n'uyu munsi uracyamutereta kuko njya mbona rwose nta kujya umuhaga cyane rwose nta na gahunda yo kumuhaga ihari bihora ari bishyashya ahora ari mushya mu maso yanjye mu maso yawe hanyuma si uri mutaha iyo winjiye hano ubundi mu nzu ugeze iwawe ni iki gituma wumva ko kuvuga ati usiko burya nashatse burya icy'ingenzi ni uko twese tuba dukundana kandi nkava mu kazi mukumbuye nawe nkumbuye tuba dukumburanye muri makeya ujya ukora akazi gatuma ushobora kuba warara ku kazi aho ukora bibaho mu kazi birashoboka ubwo bigenda gute madamu ariraza cyangwa aza kukureba mukararana hari ahantu nigeze kubyumva ngo hari umugore wajyaga ajya kuraza umugabo we ngo aba ku ivuriro runaka kwa kundi abaganga barariza mutubwire iyo weho waraye ku kazi mu yandi magambo yo mutari kumwe kandi umunsi umwe ukaba washira biba bihagaze gute twese duhora online igihe ndi mu akazi kagabanyutse no kujya kuri video call tukavugana mpaka bukeye nta rungu mbese nta muntu ushobora gusinzira nijoro oya Jose ibyo ni uko bimeze niko bimeze nta muntu ushobora kurara atareba undi reka na nijoro ubwo ko iyo yarayeyo nawe murarikesha muri kumwe tukavugana nyine tukaryama ku manywa bwaje urukundo rwanyu rurakomeye hanyuma abahanga mu by'urukundo baravuga ati urukundo ruba rwiza y'imiryango umukobwa umuryango yajemo umugabo umuryango yajemo iyo bamukunda mutubwire rero Pajo umukobwa bamwakiriye bate yabaye umugore hanyuma se na JOJO araza kutubwira
hajya babita babashiki ba Pajo niba bagira wenda ntabwo mbizi cyangwa se abavandimwe bandi bo babakiye bate biri mu bintu ngo bituma urukundo rukomera. Bamwakiriye neza ko ninjye muhungu w'imfura mu rugo. Kumva rero ko umuhungu w'imfura mu rugo yashatse afite urugo, urumva ni ibintu byiza cyane, mbese barabyishimiye cyane. Ari famiye yarabyishimiye, iramukunda, kandi na famiye ye irankunda, banyakiriye neza. Mbese famiye zose hagati ya famiye ye n'iyanjye barabyishimiye cyane, bose barabyishimiye. Hanyuma Jojo, Pajo bajya baguhamagara kandi umukwe wacu ameze ate? Cyane ahubwo bamwihamagare. Tubwire Rega hari ikintu bita uvuye mu busore ugiye mu kuba umugabo cyangwa se mu kumugiye kuba umugore, burya ngo ari ibintu byinshi bihinduka n'ishuti zigahinduka. Ubu bihagaze gute? Ibyo bibaho. Hari inshuti zirumva iyo uri umukobwa ugashaka uva mu cyiciro kimwe ukajya mu kindi, ariko for me ntago ariko bimeze. Iyo uvuye mu cyiciro kimwe ujya mu kindi, ariko ntibikuraho ko za nshuti zivaho, ahubwo wenda ibiganiro mwagiranaga bwa bugoryi mwikoranaga ntabwo byongera, ahubwo wenda muganira nk'abantu bakuru kwa, kuko n'ubundi bari bakuru. Uvuye mu cyiciro ugiye mu kindi rero urema izindi nshuti muri icyo cyiciro kimwe, ariko bidakuyeho na za zindi nshuti. Ahubwo ugira izindi nshuti z'abantu bakuru muganira, baguha ubumenyi, experience n'iki, bikaguma na za nshuti zindi zikagumaho. Mu rukundo ngo hajya habaho ikintu cy'ibigeragezo kugeza ubukwe bubaye, ugasanga wenda Pajo murakundana ariko hari undi mukobwa wenda akunda, cyangwa se hari undi nawe umukunda, cyangwa se ugasanga Jojo nawe hari undi musore w'ibogare, rya bogare yavuze mbere rivuga ati koko ntuzanshyingirwana. Mwebwe nta bigeragezo mwagize by'urukundo? Burya ngo ruryoha cyane y'ibyo bigeragezo abantu babitsinze. Nta rukundo rutagira ibigeragezo kwa. Bishobora kuba bitari muri ibyo ngibyo uvuze, ariko hari mu bindi. Ariko nta rukundo rutagira ibigeragezo, cyangwa nta buzima bw'umuntu bitagira ibigeragezo, ko isi ntago ari paradizo. Pajo we nta kigeragezo wagize ku buryo wabona kuvuga ati n'urukwe uzi ko mugiye gupfa we cyangwa ibintu bigiye kurabura, wageze ukikaruma ukavuga ati ariko, cyangwa ugasenga, cyangwa hamwe n'imbaraga bigatsinda, handi umuntu avuga ati urukundo ruratsinze? Urumva ntago byigeze bibaho. Ntago byigeze bibaho, kuko mbere yuko dukora ubukwe twakundanye imyaka 4. Urumva mu myaka 4 turi kumwe, abo bazimu twari twarabatwitse kera. Twarabashiririje. Barabashiririje. Ni ukuvuga ngo ubukwe bwagiyenze bujya kuba ibintu byose biri byose byari biri tayari rwose, biteguye neza cyane. Nta bakobwa bakwishyizemo bavuga ati ariko warambeshye, burya ngo bijya bibaho ukabona umukobwa utazi n'ahantu aturutse araje ati nzi ko ari njye uzashaka? Oya, ntabwo byigeze bibaho. Hanyuma rero tugaruke hano mu rugo. Muri mu rugo ukunda iki iyo muri kumwe na Jojo? Ni iki wumva ukunze cyane iyo muri kumwe nk'umugore n'umugabo? Cyangwa umukundira na n'ubu uri ukavuga ati bo, cyangwa mu gihe mutari kumwe ukavuga ati nkumbuye Jojo wanjye mundeke ntahe? Iyo turi kumwe tuba twikinira nyine, dukina, dutera abasitori, duseka. Ibyo byose rero iyo umuntu iyo tutari kumwe nyine ndabikumbura. Jojo gukumbura iki? Pajo yo yagiye ku kazi. Kumutesha umutwe tu. Gute buriya? Si byumvika nyine kumutesha umutwe, kuko iyo hari mba mutesha umutwe tu. Kumutesha umutwe ariko ntabwo turi kubyumva. Ni ukumukubita, ni ukugira uti kubusteresa tu, ntabwo mba ndi kumuha agahenge. Tujya tukunda no kubabona ku mbuga nkoranyambaga cyane, abantu benshi bakoresha YouTube barabona mukora ibintu bigendanye na plank. Ni umushinga n'uwande? Ndewe. Ni uwawe? Ni uwanyu cyangwa mwese? Urumva ko atangiye kukurya, avuze ko ari uwe kandi nyakunda kubona. Ni uwanjye kuko ntabwo ari muri apati y'ibyo, ni ngewe mukora surprise nyine nkakora plank tu.
ahubwo utabimwibutsa akazabifata mu mutwe ntayikora igapfa. Okay, ubuzima nka buriya kuba ubuzima nka buriya bwo kwisanzura naho bingana kuriya kugeza naho wumva ko no ku mbuga nkoranyambaga mwisanzura abantu babifata gute abo wenda mwagiye muganira? Hari n'abatabimenyereye by the way. Hari abatabimenyereye ariko comments twabonye abantu nyine bareactinga bitandukanye, aravuga ati wow byiza biransekeje, haravuga ati azagukubita kumera umutwe ibintu uri gukora. Nyine buri bantu bareactinga bitandukanye ariko benshi bamaye courage kuko ni igikorwa kitaraba mu Rwanda tu. Nitwe ba mbere babikoze as a couple. Nta gihe wigeze kubikora wenda akagira reaction mbi kazo kuri musobanura nyuma wenda? Iwe n'ubundi ahubwo yarankubise. Narankubise yo namubwira ngo ni planka iri kumererana. Ubwo hari habaye iki cyo gihe? Ari planka nakinnye mfite prudence, yagiye ku kazi araza nsa aje nkita nyihisha ariko yabibonye, none nakuyemo na kamwe gasa nkaho kakoreshejwe, nyine yararakaye. Paka mubwira ko ari planka ndakamwereka ko nagakuyemo. Ariko yarakwirengeje. Pajo ubuzima nk'ubwo wari uzi ko ari ibintu bya nyabyo? Nyine rumva ntabwo ushobora guhita ubitekereza ko umuntu ari kukubeshya cyangwa ari burage, reka tuvuge ko ari burage. Ntabwo ushobora guhita ubitekereza, nyine urumva iyo umuntu avuye mu kazi na stress z'akazi urabizi. Hari igihe umuntu aba yagonganye na Didas kuri droge, filime itagiyeho ugasanga nyine uraje uhuye n'ibindi, bikaba ikibazo nyine. Wenda tubigisha kuri wari uzi ko ari umugabo wenda wagusuye wagutembereye? Ntabwo wahita ubitekereza ako kanya. Hanyuma hari ibindi bintu bijya bikunda gusenya amakouple, Imana ishimwe niba bitarabagezemo, hari ibintu ngo bitagucana inyuma kubikekanaho nabyo bigatuma urukundo rwacika intege cyangwa se rwanasenyuka. Mwe ntabwo byigeze bibabaho? Oya, ntabwo byigeze bibaho. Jojo ntabwo ugeze ukeka Pajo uvuga ati ko Pajo ko umuntu ari producer, abakobwa benshi ko baza guproducinga indirimbo rimwe na rimwe wenda bagutana hari ibyo ntibigeze ubikeka wenda ngo ungire n'icyo gishyika? Cyane ko umugabo wawe ni size, nako ni size abakobwa benshi bifuza. Oya, kiro nicyo cyambere mwizera. Uramwizera? Ntabwo yabikora. Kereka mufashe irimo. Nibwo nabyemera, naho niyo wabimbwira sinabyemera, ariko mufashe wabyemera. Ariko ubundi icyizere hagati yanyu kirahari, ni nacyo cyambere ngira ngo. Nicyo cyambere. Nese ubundi utizera uwo mu bana wanavamo umutima uko wagihora ukeka, ugakeka n'ibitari ngombwa bigatuma ahubwo na relationship mufitanye ipfa. Hanyuma nageze hano nyine ndavuga ati Pajo yarabyibushye cyane, ubundi hano nibihe biryo ukunda kumutekera akaza avuga nubwo wenda byose umugabo biryo byose wamuha ntago yabyanga, ariko nawe hari ibyo uzakunda? Pajo akunda pilau nagafi. Pajo nawe ujya utembera wajya muri supermarket ukavuga ati akantu ndakazana, wowe wabonye akunda iki? We akunda sambusa, sosiso, mbese hafi aho ngaho ntabwo naza namuzaniye nk'agasosiso cyangwa udusambusa twiza, ugucarara garidiyene kabisa. Gacho katuzana. Hanyuma se Pajo yo muri mu rugo gutya ishusho yo muri mu rugo nk'ubu wahiriwe, watubwiye ngo murakina, ariko ni iki gituma wumva wakwirirwa mu rugo na Jojo kurenza ikindi? Ntabwo ari buri gihe ko nawe afite akazi, hari igihe nyine nawe aba yagiye mu kazi nanjye ndi hano njyenyine, cyangwa nanjye ndi mu kazi nawe ari hano wenyine, ariko iyo twahiriwe nk'uko twese aba ari umwanya wo kwishimirana. Ikindi tukajya muri dushe tukozanya, ndabikunda cyane. Ibintu ngo bikora abantu bake. Ndabikunda cyane rero. Jojo buriya ninde woza undi imbere?
Idoze imbere ninjye mwoza. naho we Pajo nawe ujya woza JOJO cyane. abantu bashobora kumva ko ari byo abantu basirimutse cyane, ibyo ni ibintu bikorwa ahantu heshira nyine by'abandi twe ntabwo tubireba nta nubwo tubigenderaho. Twe tuba dufite principe zacu n'ibyacu tugenderaho, aga iby'abandi byo mbizi. umuntu ukoza nta kuntu ataguheka. JOJO ntabwo Pajo ajya guheka buriya Kazi. Yagomba kumeka nyine tugiye kuryama. Habe nk'umuntu se nyine nenda no kukigaruka nk'umuntu aba yogeje kanaguheka wowe ubwo initano mukorera ikintu kuryo na Pajo avuga ati aka kantu nakondaga kumbambe JOJO avuga ati ibindi ni ibanga. ibindi ni ibanga. Ugakuru urabyumva niko tubihari abakuru. Hanyuma Pajo mujya mufata akanya mugasenga mubona bibafasha? Turasenga mu gitondo nimugoroba, rimwe na rimwe umunsi wo kuwa gatanu akaba ari umunsi wo kwiyiriza kuko turi abakristo. Turasenga mujya mufata n'umunsi mukiyiriza ubusa? Duba dufite nk'ikintu dushaka runaka dushaka kugeraho tukagisengera. Ntabwo wabaho udasenga. Burya kuba uriho, ibyo ufite, ibyishimo ufite byose ni ukubera Imana. Cyane rwose. Rero udasenga sinzi. Kwiyiriza buri munsi sinzi ntabwo bihira buri wese ngo harabajya bahura n'ibigeragezo. Ntabwo ari buri munsi ni kwa gatanu. Aho niyo by'abana ugasanga nanjye ndi umurokore nakuriye mu kirokore ariko hari igihe wiyirisaga byagera nka saa saba. Ukumva urashonje cyane bikigeze bibaho, cyangwa se ibiryo batatekaga iwanyu ukabona batetse inyama itukuye cyane ukumva twabyitaga ngo ibigeragezo bya Satani. Mwe ntabwo bijya bibaho mukageragezwa se wiyirije? Kuko uba uri iwawe urumva ntiwanyuze n'ibandi bajya guteka, nitwe dupanga ibyo guteka. So rero iyo ari time yo gusenga no joking, nyine urasenga cyane kuba ufite byinshi byo gushima Imana. Hanyuma bigaragare ko ibyifuzo byanyu mu biharira Imana rero biremereye cyane. Ni ukuvuga ngo ni iki experience mwakuyemo cyane kuba couple mubana ariko mukanasenga ni ubwo? Usanga ubundi cyane biragera, ushobora hari abantu bahura n'ibigeragezo bikabarenga nyine ugasanga byabarenze bikarenga ubushobozi bwabo, ariko twe kubera Imana ntabwo biturenga kubera gusenga. Iyo niyo experience twakuyemo. Iko cyaba kimeze cyose kose turakirenga. Pajo gusenga koko birubaka birafasha nibura? Iyo ubyutse ugasenga Imana ukayibwira ibyifuzo byawe, Imana igenda ibisubiza irabikemura. Ugasanga niba ari nk'abantu ubona hazi intonganya mu rugo kandi ugasanga bapfuye akantu k'amafuti, akantu katari ngombwa. Ngo rero iyo mitego yose Satani ajyana atega ugomba kuyitegura hakiri kare. Uvuze akantu k'intonganya ngo amakupure ntajya buri kintu apfa. Bajya batanga n'urugero bakavuga ngo harabigeze gupfa imbeba, atinyuza aha abandi atinyuza aha undi atinyuza aha undi atizamutse hariya, umwe aturushya inturuzira undi nawe ati inturuzira. Hari utuntu mujya mupfa ntibyabura. Urakara byagenze ute? Urakarira JOJO byagenze gute? Kuko urakara sinjya ndakara no mu buzima busanzwe. Yango wenda nawe uranzi niba warambonye narakaye. Nta kantu JOJO ajya akora akakubagamira ariko ukihangana nibura, cyangwa ukaba waramubwiye ati rwose yagakora byanashoboka ariko sinamurakarira. JOJO Pajo ntabwo ajya kubabaza bibaho? Ese kuri kutubaza uhita uhamya? Rega nzi ko bibaho ugahita uvuga ngo bibaho. Mu bashakanye benshi umubare mwinshi bibaho. Hari ibintu abantu badashobora guhuza, ariko wenda igitandukanye akaba ari ukuntu babivamo. Hari abivamo bafite amashyundu ubwo barwanye, hari n'ababivamo ku mahoro. Ntabwo arandakaza, ntabwo biraturuka kuri we, ahubwo wenda ashobora kurakara biturutse ku wundi muntu ariko atari we. Uvuga ngo sofa ibintu bimeze neza kwa Pajo nta kibazo kirimo. Hanyuma turimo turagenda tunagana ku musozo.
abantu benshi batinya gushaka aravuga ati yewe sinashaka urugo ni rubi nabonye urugo kwa kanaka birirwa barwana birirwa bagira bata abantu bari kureba kuntu muri kurwanira mikoro nta kibazo hanyuma umuntu akibaza ntabwo iremereye cyane umuntu akibaza gushaka ni ibintu umuntu akwiye gutinya mukurikije experience nta gihe kinini wenda muramara kirenze cyane ariko igihe cyonyine mumaze mu rukundo ni kinini cyane nicyo muzamara nicyo cyinshi cyane kurenza kandi twese twifuza ko rwazaramba n'ubundi ruzaramba ubundi umuntu yagakwiye gutinya gushaka yanagakwiye no kubyirukanyira ariko ntakwiye kubitinya ntakwiye no kubyirukanira kuko gushaka ntabwo ari ikintu cyo kwirukankira ni ikintu cyo kwitondera kuko guhitamo umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose ntabwo ari kwirukankira ni ibintu byo kwitondera ntuhubuke kugira ngo uhitemo neza kuko iyo ukoze ikosa ritoya n'ubundi ntabwo mubana muhita mutandukana cyangwa se ukabaho ubuzima bwawe bwose ubabaye ubundi buriya nibyo njya nkunda kubwira abantu ibyishimo ubundi umuntu niwe ubyizanira ni ukuvuga ngo JOJO hari ibyo nkunda so ibyo nkunda ni njye ngomba kubyizanira noneho iyo mbara n'umugabo wanjye hari ibyo umugabo wanjye akunda hari n'ibyo nanjye nkunda ubundi ugomba gukora ibyo ukunda utitaye ku by'abandi kuko abo bandi bafite ibibashimisha nawe bifite ibigushimisha gira principe zawe ugenderaho mu rukundo bya bindi bigushimisha ariko akaba ari byo uha priority. Pajo umuntu yagakwiye gutinya gushaka cyangwa urugo n'ubuki buriya gushaka ni ikintu cyo kwitondera agari ukuvuga ngo urahubutse ngo hari n'abo njya numva ngo bahuriye ngo kuri WhatsApp ngo mu magurupe ngo ejo bagakora ubukwe bahuriye kuri Facebook kuri Instagram n'ahandi ukabona umuntu ashatse umuntu mbese bataziranye batarabanza gufata umwanya ngo bamenyane hariya rero niho hatera ibyo bibazo byose. Ngewe rero inama nabwira wenda nk'umusore utarashaka namubwira ko yakwitonda akabanza agashaka urukundo aho gushaka umugore akabanza agashaka urukundo uko iyo ushatse umuntu ukunda ntago ushobora gutekereza kumuhemukira kuko ntago ushobora kwifuza ntago ushobora kumuca inyuma ntago ushobora gukora icyo ikosa ryatuma hari ikintu umupfa ntago ushobora kurikora mu gihe ubana n'ukunda kandi ikindi agakunda umuntu abona yishimiye agakunda umuntu abona yishimiye ukavuga uti uriya mukobwa ibyo nkunda byose arabyujuje ukamukunda byose abyujuje icyo gihe rero ufite umugore ukunda n'ibyo ukunda byujuje nta wundi muntu wabona wamukurutira mu buzima ntabwo wajya hanze utuvuga ati uriya mukobwa ye yararenze ntabwo ushobora nta mukobwa nyine wabaho urenze umugore wanjye. Kuvuga ngo kugeza ubu umuntu yavuga ko gushaka ni byiza ariko umuntu akitonda mu gihe agiye guhitamo agiye gushaka akitonda ibyo bintu byose akabyitondamo. Jojo hari ibyo tubona cyane cyane mu guhitamo umuntu ugiye gushaka ukabona nyine ku bakobwa akumva ko yashaka umusore ufite imodoka ufite n'akazi ngo wenda kamuhemba hari n'abavuga ngo hejuru y'800 kandi wenda rimwe na rimwe umukobwa adafite n'akazi burya gushaka umuntu twagashatse umuntu ufite ibintu cyangwa urukundo mukurikije wenda experience yanyu. Principe ya mbere ni ukureba love ibindi byose bigakurikiraho nyuma kuko ntago amafaranga ari yazaza ngo yubake urwo rugo hari amafaranga yubaka urugo wakorera amafaranga ukaguma iwanyu rero urabanza ukareba love wamara kubona love ibindi byose bikaza bikurikiraho ABCD. Pajo nawe reka tukuzeho rero ku bintu bigendanye n'abahungu amahitamo yabo yo gukunda hari abakunda ibizungerezi abakunda abakobwa b'amataye babandi umuntu atambuka nyine bagashiduka ku muhungu we wifuza gushaka ubundi amahitamo yakabaye yahe umukobwa w'amataye umukobwa w'ikizungerezi umukobwa w'umukene ufite umutima umukobwa ushobora kukumva mwakena mugakumana mu bukene mwakira mugakirana tubwire. Buriya rero njye ntago ari uko mbibona
ko buriya aho kugira ngo ushake uwo mukobwa nyine w'amatayi cyangwa w'iki mutazahuza utazabasha kumva ibintu kimwe, icya mbere ni uko wabanza ugashaka uwo muhuza ukamukunda nawe akagukunda. Urambona ari bwo urukundo ruba rwiza kubera ko mwese muba mukundana muhuje. Ariko buriya hari nk'abantu nyine hari nk'abantu baba biyemezi, niko nabyita. Abantu baba biyemezi baba bapingana, abantu bagira ishyari kuvuga ngo Pajo afite umugore mwiza nzashaka umurenzeho, ugasanga nyine bitangiye kuba competition. Bitangiye kuba competition. Aho ngaho rero buri muntu wese aba afite target ye. Kandi buriya hari n'abantu muri iki gihe muri iyi minsi basigaye bareba inyungu, akakureba akakubara akavuga ati uriya muntu ngiye kumushaka tubana umwaka umwe duhite dupasura dukore divorce dupasure. Buriya rero abantu muri iyi minsi usanga kenshi batareba urukundo ahubwo bareba inyungu ku giti cyabo. Umusore rero ugiye gushaka ntajye ku mukobwa bazahita bapasura, azajye ko akunze kurenza uko yamubonamo imitungo, ubwiza cyangwa ikindi. Nyine ikintu cyitonderwa si uko yaba yamukunze cyane, ubwo namenye ngo uwo nakunze we yankunze. Icyo kibazo uko ushobora gukunda umuntu ukamwizirikaho ukavuga uti uko byagenda kose uyu nguyu we ndamushaka, sibyo? Ugasanga rero n'ubundi niba umuntu umukunda ukamukunda ari ukumuforusa nawe atakwiyumvamo, n'ubundi nimubana bisaba ibibazo kuko ntago aba kwiyumvamo. Kandi ngo tugiye kugana ku musozo, ariko tujya tukunda kubabona ku mbuga nkoranyambaga no ku masitati yanyu, murakundana cyane, mujya munasomana mukabisharinga, mwishimye muri proud, murakundana cyane, mutubwire feelings zanyu. Ibyo nta kibazo turabyemerewe. N'ubu noneho mwasomana turabyemerewe. Oya ntago aba ari ku itegeko, ubwo icyo gihe wowe waba ubitegetse. Ubwo ni ukuvuga ngo feelings zacu nyine uko zije, cy'urukundo rudutegetse nicyo dukora. Ariko wowe ntabwo bavuga ngo nimusomane. Reka byaba ari filime. Jojo ukunda iki kuri Pajo iyo bigeze kuri ibintu nk'ibyo bya feeling? Hari abakunda ngo uyu mugabo wanjye ngo amuhobeye ngo cyane rwose, umva numva ari byiza. Wowe ukunda iki? Sumva ikiri hanze werekaniye hakabanga. Shaka kwiyakabanga. Oya mu bintu biri public, wenda tuvuge muri public ugiye guhura na sheri wawe, bitari prank, bitari bya prank. Hari abakunda kubahobera, hari abakunda kubaha ikiganza, hari abakunda kubasoma kuganga. Wowe ukunda iki cyane? Cyane iyo nk'umusanze nko mu bantu benshi. Mu bantu benshi. Shada musuza nyine mu akisi gusa. Ngayo nguko. Reka tubashimire rero, twizere ko kandi n'undi munsi tuzabatumira. Hari abantu benshi buraba bakunze cyane bavuga ati this ira couple ni nziza cyane. Ubundi ibindi bikorwa byanyu babibona he? Mujya mugira izindi mbuga nkoranyambaga zanyu bwite wenda mukoresha ku buryo wajya ashaka guhora yibonera yama plank, ibindi byiza mu sharing aho ashobora kubibona? Dufite Facebook ni Pajo na JOJO, new married couple. Hari Instagram nayo nuko, YouTube channel ni Pajo na JOJO, na TikTok ni Pajojo. Byose mbese no kuvuga ngo no kugendana, nta mushobora kwiharira ikintu nkuko mwavanze umutungo, ibintu byose mwaravanze. Rega niko biba bimeze. Gahunda no gukundana kandi mugakora ibashimishije. Urumva ntago couple nyinshi, wenda hari nk'abantu bajya bambwira bati kuki ushyira hanze kuri social media uri kumwe n'umugabo wawe umwerekana ko mukundanye kandi ari bibi. Kandi abo babimbira bakaba bari married, bamaze imyaka myinshi babana n'abagabo. For me rero ntago ariko bimeze, kuko baba bavuga ati ubwo mutandukanye. Rero ntago mbana n'umugabo mvuga ati ubu dutandukanye. No kuvuga ngendeye ibyaka kanya. Ubwo bibayeho
ubwo nyine byaba bibayeho icyo gihe ubwo nta kindi wahindura ariko ntabwo wabaho ubuzima bwawe uvuga ngo sinakora iki kintu kandi kigushimisha ubwo se nkikoze akabiki no icyo gihe ntabwo uzaba wishimye ahubwo ugomba gukora ibigushimishije hanyuma cya kindi gihe cyakizana nacyo ukacyakira kuko kiba kizanye n'icyo gihe. Hari gahunda mufite yo gutandukana no ku buryo ubwo bwoba bwawe Pajo hari gahunda ihari wapi niyo mpamvu dukora ibyo dushatse byose. Pajo nguramuheka mu kanya namuhobere ngaye ngo kanyuma tugana ku musozo Pajo tubwire ni irihe jambo cyangwa se ubutumwa ufite abantu bakundana n'abifuza kurushinga. umva Yesu bivanga abifuza kurushinga abakundana gute bakundana bararushinze cyangwa batararushinga. Hari abakundana amakupure ariho atararushinga okay nari nabivanze umugani. Hari abakundana ubwo bifuza kurushinga hakaba n'abarwubatse harimo wenda abo zitameze neza nabo zimeze neza. Inama nagira nyine ako inama nari nayibagiriye n'ubundi ko abantu bifuza kurushinga nuko bakundana kandi bakabyumva kimwe. Ugashaka umuntu mbese ubwira akakumva nawe ukamwumva. Nicyo nababwira. Naho abakundana barashakanye babana bagomba kongera urukundo nyine kugira ngo hatazagira umwanzuro urucamo nyine akababuza ibyishimo. Naho JOJO we akamesaje kihuse. Njya akamesaje kihuse ndagaha abantu baba bariyo babonye abandi bakundana. Cyo nababwira mureke kugira jalousie mushaka namwe abandi ababakunda kuko nimba nawe ushaka gukundwa nuko uzakunda kuko wifuza ko bagukunda urwo rukundo ukarukunda uwo muntu nurumukunda nawe azarugukunda. So reka jalousie hanyuma ugenda ushaka urukundo kandi ukundana. Ikindi nabwira abantu nimba uri mu rukundo kora ibigushimisha kandi bishimisha n'uwo mukundana hanyuma urebe ko ubuzima butazamera neza. Nta kintu kiryoha nko gukundana cyangwa se nko gukundwa nawe ugakundwa. Nubigeramo uzumva umunyenga wabyo. Murakoze cyane tubashimire cyane kandi tubifurize urugo ruhire. Namwe tubashimire badusura kuri channel yacu ni Pajo na JOJO kuri YouTube channel bakareba planka bakajya kuri Facebook Pajo na JOJO, Instagram ni Pajo na JOJO, naho TikTok ni Pajojo. Ngayo nguko namwe turabasura tunyuze kuri izo nimero za telefone ushobora kutwandikira hanyuma namwe tukazabasura mukatubwira inkuru y'urukundo rwanyu abayishi tukabigiraho abeshi tukiga uko namwe mwakundanye bikabasha kudufasha. Ngayo nguko murakoze. Wow. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.